Ni nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 4-0 ndetse ikaba yujuje imikino ine yose itsinda nyuma yuko abasaza b'ikipe bagarutse mu ikipe bakaba baraje mu byabo. Ikipe yabonye ba nyirayo baragarutse, ubu ngubu imeze neza cyane. Umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport ariwe Ngabo Robeni yatangaje yuko bagomba gutsinda imikino yose ndetse afatanyije nabo basaza b'ikipe bari kuvuga yuko bagomba gusoza iyi shampiyona bari unbeaten, ibintu bidakunze kubaho mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko kugeza ubu ngubu game 8 bamaze gukina muri game 9 nta nimwe baratsinda, banganyije imikino 3 banganyije imikino 3 batsinda imikino 6, batsinda imikino 5 yose ari intsinzi. Ndetse n'ubu ngubu bari kuvuga bati imikino ya shampiyona isigaye tugomba kuyikina neza ku buryo tuzajya tugenda mbese nta gutsindwa. Tugiye kugaruka kuri ubwo buryo amayo magambo Ngabo Robeni yatangaje, ndetse tugaruke n'uburyo ikipe ya APR FC nayo iri mu marira menshi nyuma yo guterwa amaga. Ese byagenze bite kugira ngo bisange bakinishije abanyamahanga benshi? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukamo muri aya makuru yacu ya hano kuri Sportline TV. Nagira ngo niba utarakanda subscribe ukande subscribe ukane no kuri karakantu k'inzogera kugira ngo ibintu byose bigende neza, amakuru dushyizeho ujye uhita uyakurikirana ako kanya. Nagira ngo rero nkwibutse nawe uba wadukunze cyangwa se uba wakunze ibiganiro byacu ujye sharinga inkuru wakunze, ukande like, uduhe igitekerezo cyawe maze dukomeze kuzamuka. Uwo utarakanda subscribe ndagusabye ndakwinginze kugira ngo nawe uze udushyirireho itafari ryawe kuri uyu musingi twatangiye kubaka. Umusingi ni channel yanyu, ni channel y'umwana w'umunyarwanda. Turagira ngo mutuzamure natwe tuzamuke. N'ugukanda kuri subscribe ubundi ugakanda kuri ako kantu k'inzogera. Ikindi usabwa ni ugukurikira ibiganiro byose bikarangira tuba twashyizeho kugira ngo natwe tugeraho tuva naho tugera. Ndabashimiye cyane kuba mutekereje kubikora ndetse mugiye no kubikora. Umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport rero yagarutse ku buryo ikipe iri kwitegura imeze neza. Bakaba bari kuvuga bati ikipe imeze neza, tugomba gutsinda imikino yose. Ibyo ngibyo bikaba byaratangajwe n'abakinnyi ubwabo, babwiye bari basaza bati twebwe niba muturi hafi kuva mwagarutse mukaba muri kutwereka ko turi kumwe, natwe tugiye kubereka imbaraga zacu aho zishingiye ku buryo imikino yose tugomba kuba ari win, tutaba win tukanganya ariko ntidutsindwe. Barashaka rero gukora icyo bita winning momentum cyangwa se winning spirit, bakaba ariyo bagenderaho buri gihe. Ikipe imikino yose isigaye bakayitsinda nta numwe batsinzwe. Ibyo rero bibayeho ni uguhita batwara igikombe cya shampiyona nta zindi mpaka, kuko n'ubundi amakipe yandi ari kugenda atsindwa, ariko ikipe ya Rayon Sport iracyafite imbaraga nyinshi. Ni nyuma yuko bari batangaje yuko ngo ikipe ya Rayon Sport yaguze caguwa cyangwa se yaguze abakinnyi ba make, ariko abo bakinnyi ba make nibo bari gukora ibitangaza byananiye babandi bashoye za miliyari n'igice, ariko bikaba byaranze. Ikipe yashoye amafaranga makeya atageze no kuri miliyoni 200, amenshi ni miliyoni 150 mu bakinnyi bose ikipe ya Rayon Sport yaguze, ariko mukeba wayo ariyo APR FC wakoresheje miliyari 1 ubu ngubu nta gutsinda nta kugira gute. Ari nabyo ngiye kugarukaho mu kanya gatoya, uburyo baje kwisanga bakinishije abanyamahanga benshi bagatsindwa, bakaba baraye batewe maga. Ibyo guterwa maga ushobora kuba ari hano hambere ugiye kubyumva, ariko niko kuri. Sportline TV twebwe tugera ahantu hose tukamenya amakuru yose ahari, tukamenya uburyo ibintu biteye ndetse n'imiterere y'ikibazo uko imeze. Twigarukiye rero muri Rayon Sport. Rayon Sport iyo ntego niyo bafite, abasaza nabo bababwiye bati natwe icyo muzashaka cyose tugomba kugikora. Umuzamu bamushyiriyeho intego, Paul Muvunyi ubwe yarababwiye ati umuzamu uzajya ukora clean sheet cyangwa se uzajya uva mu kibuga atinjiruje igitego nzajya mukubita amadolari 100. Ayo ngayo Kadimu Ndiaye yayakenyereyeho ku munsi w'ejo bundi, ku munsi wo kwisabato. Kadimu Ndiaye yakenyereye ku madolari 100 kuko ya clean sheet.
ayo ni intego ya Paul Muvunyi ku giti cye, yigeze no kubikora igihe Mazimpaka Andre ari we wafatiraga ikipe ya Rayon Sport. Buri mukino akirininze clean sheet akagenda amuhereza amadolari 100. N'ubu rero yabigaruye, niyo mpamvu abazamu bameze neza, kandi intego yo gutsinda, niba mwatsinze igitego, buri gitego hari amafaranga bazajya bagihembera, buri gitego. Ibyo rero bikaba ari motivation ku bakinnyi. Abakinnyi bituma bakinana imbaraga kandi bagakina bitanga, kuko baba bazi yuko hari ikintu barimo gukorera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikipe imeze neza, abakinnyi bameze neza, bari kuvuga bati natwe tugomba gutanga byose dufite kugira ngo tubashe kugera intsinzi ndetse tubashe no kugera ku mafaranga, dore yuko ikintu twese tuba duharanira ari ukubona amafaranga. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Abo basaza niyo motivation babahaye, bababwiye ko bagomba kujya babakodeshereza imodoka nziza izajya ibatwara ikabageza aho bagiye, bakarara ahantu heza. Ndetse ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ntabwo ikiba mu Karumuna kwa Jean Fidel, ahubwo yarimutse iba hariya hafi no ku Ruyenzi aho bita Honey by Honey. Je pense que ariko bimeze Honey by Honey. Akaba ariho ikipe ya Rayon Sport iri kwibera, mbese iri kwibera mu buki. Hariya umanuka wagera Nyabarongo ugahita ukata wigira mu Nzove kugira ngo ikipe itazajya iva kure ikazana umunaniro. Ubu ngubu ni ukuba ahantu heza, bakaryama neza, bakarya neza, ndetse bakajya no ku kibuga mu modoka nziza. Ikipe ya Rayon Sport rero nibi yari yarabuze, abasaza naba yari yarabuze, amafaranga barayafite, motivation barayitanga, prime barayitanga, nicyo gituma rero ikipe imeze neza. Mukeba wayo rero ikipe ya APR FC iri mu marira menshi nyuma yuko itewe mpaga. Ubu ngubu tayari yamaze guterwa mpaga nyuma yuko ku cyumweru yagiye mu kibuga igiye gukina n'ikipe ya Gorilla, ibanzamo abakinnyi 11 basanzwe, ariko mu buryo bwo gusimbuza yasimbuje abanyamahanga benshi. Yafashe abanyamahanga yabanje mu kibuga ari 6, nyuma yuko igiye gusimbuza ikuramo umunyarwanda ari we Tuyisenga Arsene, n'ubundi ishyiramo umunyamahanga. Wa munyamahanga itagera mu kibuga asanga babaye 7. Bakinnye hafi iminota 10 yose ari abanyamahanga 7 mu kibuga, kandi itegeko ryemera yuko hagomba gukina 6. Abafana b'ikipe ya Gorilla n'abakunzi bayo ndetse n'abayobozi bo bari babibonye, bahise babibona, ndetse bamwe bagerageza kubibwira umusifuzi nawe abibwiye abo muri APR ntibabyumva. Ariko nyuma nibwo baje gusanga koko yakoresheje abanyamahanga 7, kuko na APR ubwayo yarabyiyemereje kuko yamaze kubibona. Richard Karasira yahamagaye kuri bande touche, bahita bakuramo umunyamahanga, n'ubundi baba bemeje yuko bari bibeshye. Nyuma y'uko rero bakinishije abanyamahanga 7 mu kibuga bitemewe, ubu ngubu tayari kuko ikipe ya Gorilla yasitanga ikirego, ubu APR FC yatewe mpaga y'ibitego 3-0. Ubwo umukino wa mbere irabutsinzwe muri shampiyona, yari imaze gukina imikino 3, ariko uyu nguyu wa Gorilla wo irabutsinzwe, ubwo amanota 3 ikaba irayatakaje. Nibyo rero biri gutuma ikipe ya APR FC igira ihungabana. Yagize ihungabana yumvise ko ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 4-0, nayo ishaka kugenda ngo itsinde, ariko byaranze. N'ubundi nubwo bakinishije abanyamahanga bari bananganyije 1-0. None ubu ngubu batewe mpaga, bishatse kuvuga yuko bari ibitego 3 ndetse n'amanota bakayabura yose. Niyo mpamvu rero bari kwitwararika, bari kugenda bashakisha impamvu hirya no hino kugira ngo ikipe ya Rayon Sport bagica intege. Ariyo mpamvu batanze amaprime menshi ku ikipe ya Musanze FC kugira ngo ibatsindire ikipe ya Rayon Sport. Ariko ibintu bya munsindire byo ntago bikibaho, kuko niba ari amafaranga abasaza b'ikipe ya Rayon Sport amafaranga barayafite. Ikipe ya APR rero ikabiri mu bibazo bikomeye cyane, iri mu mwiryane. Ibyo narabivuze, baravuga bati mutangana hoya ntago bizi bya APR, ijye uvuga ibya Rayon. Ariko APR FC iri mu mwiryane, nta mwuka mwiza urimo, haba mu buyobozi butoya, ubuyobozi bwo hejuru baba babwira buti mumeze gute, ibintu byanyu uko tubona nta kigenda. Baguze abakinnyi b'amafaranga menshi, icyo ni icyambere. Barahenzwe ku isoko, nyuma yo guhendwa ku isoko abo bahenzwe nabo nta musaruro bari gutanga, ahubwo nibyo bakagombye gukora bari kubyica.
ubwo rero ikipe imeze nabi iri mu manegeka, abatoza n'abayobozi ntibumvikana, bamwe mu bakinnyi ntibumvikana n'abatoza bitewe n'imikinishirize yabo, ariko abatoza nabo bakavuga bati mwatuguriye amafuropu, twebwe nta kintu mwatubaza kuko n'ubundi twaje dusanga abakinnyi mwarabaguze, none muratubaza iki ko abakinnyi mwaduhaye nibo turi gushyira mu kibuga. Ubwo rero iryo kosa ryo ryabaye ku cyumweru, umutoza mukuru yaravuze ati ibyo ntago mbizi ngewe, byabereye inyuma yanjye. Ubwo bishatse kuvuga we yahise abyigarika abishyira kuri team manager, kuko n'ubundi team manager niwe ugomba kumenya abakinnyi bagiye mu kibuga, abari buvemo, abasimbura, abari kuri touchline, byose ni team manager uba ugomba kubikurikirana. Ubwo rero umutoza mukuru we akaba yabyihungije, ubwo umutoza umwungirije ndetse na team manager nibo bari mu mazi abira mu ikipe ya APR FC. Richard Karasena nawe akaba yicaye ku ntebe ishyushye kuko ibyarimo ari kubona bitari kugenda neza. Yaguze abakinnyi b'amafaranga menshi bahenzwe, harimo injyawuro zagiye ziribwa n'abanyamakuru bamwe na bamwe, ibyo sinatinya kubivuga. Babasiniya ngo abasiniya ngo bazi kureba abakinnyi bakagenda bakamuga ati twabonye umukinnyi wa miliyoni 50 kandi wenda bamuguze nka miliyoni 20. Amafaranga barayarya bayakuramo bayashyira mu mifuka yabo, none ibyo bakoze biri kugenda bibagaruka. Ubwo rero ikipe ya APR FC ikaba itakaye kure cyane, ndetse ikipe ya Rayon Sport ikaba iri mu byishimo kuko ayo manota 3 yatakaje bo barayabonye, ndetse bakaba ariyo mpamvu bari kuvuga bati tugomba gukubita tutababarira, nayo ubwayo twahura nayo mu kwa 12 tukayikubita tutayibabarira. Nubwo biri kuvugwa yuko iri gutekinika ngo irebe yuko n'ubundi umukino wakongera ukigizwa inyuma ukaba wakinwa mu kwezi kwa mbere. Ibyo byose rero murabizi yuko APR igigenda ikigererayo, ariko hari aho bigera bikanga. No kuri iyi mpaga bari batangiye kugenda bavuga bati mutwihanganiye ni ikosa ryabaye, ariko Ferwafa iravuga iti ntago bishoboka kuko twaba turi kurengera ibyaha kandi amategeko abihana ahari. Nayo makuru rero nagira ngo mbagezeho ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR FC. Nkwibutsa wowe utarakanda subscribe kugira ngo uduhe itafari ryawe, nyaboneka udufashe kuzamuka, udufashe kuri uyu musingi, nawe ushyireho akawe kugira ngo tugere aho tugera. Ukande subscribe, usharinge, ukande like, ndetse uduhe n'igitekerezo cyawe muri comment, maze ubundi dukomeze gukora inkuru nziza kandi ziryoshye. Ndabakunda cyane, ciao.